sha nyine ngewe ikintu nababwira nyine nari mbakumbuye nkuko nabibabwiye ayane Mm. babanye nanjye nyine muri runo rugendo rutoroshye. Mm. Ah, man nyine buriya umuntu wafunzwe wenda ibintu ndi kuvuga we yabimenya. Mm. Iyo ugiye isheni mani ibintu mu bintu sinzi abantu barebye ikiganiro cyanjye cyo kwa Yago nari nararuzinze nyine narabuze icyizere tu ariko nyine Mm. nyuma nkora kiriya kiganiro nyine Yago nsanga muri gereza ngasoma comment z'abantu nyine mani nongeye kugira icyizere nyine kuko urabona kino cyaha kenshi iyo ukizira Mm. abantu akenshi hari abantu bahita bakiguhamya bakahita banagukatira Mhm. ariko nyine ngewe ibyo ngibyo ntabwo byigeze biba nyine abantu nyine ahubwo bo bashatse kumenya ukuri bavuge se ibintu byagenze gute nyine ndashimira abantu cyane nyine bambaye hafi mani nyine muri biriya bihe bitari byoroshye tu. Muri statement yawe washyize hanze umunsi w'ejo reka zedebe ko gibora abita ngo Titi Brown. So binoza wakoze ejo waravuze ngo kanzanyezane hano aboro waravuze ngo ngo rashaka gufata umwanya ugashimira abantu bakubaye hafi cyane mu bihe bya desperation nyine ni nka mu bya bihe byo kwiheba. Wageze aho uriheba pe cyane waduciramo make kuntu byari bimeze icyo gihe. urumva iyo ugeze yari muri gereza ntabwo biba byoroshye mani. Urumva nari nsigaye mbona ibintu nkabona indirimbo nshyashya nkabona inshuti zanjye mani nyine ninjoro ubundi sinasinziraga nkigera muri gereza mani byari amarira. Urumva noneho ngatekereza ku muryango wanjye kuko urumva ninjye wawurebereraga ngatekereza kuri barumuna banjye nsize ari njye wabishyuriraga amashuri nkavuga ngo ese ubu ngubu mana bizagenda gute kubera icyo ari njyewe nyine bino bintu biri kubaho. Ariko buriya njye kuva nagera muri gereza ikindi byafashije nabaye close ku Mana sibyo. Naje gusanga ari ibintu bimwe Imana ikunyuzamo kugira ngo ukomere kuko barumuna banjye ntabwo bigeze bahagarara kwiga n'ubundi ni byose byakozwe n'abantu mani. Abantu nyine bagiye baba hafi y'umuryango wanjye nanabashimira cyane rwose cyane. So wakomeje bati hari hashize iminsi 731 ufunze kuko ndabyibuka nimba mbyibuka neza bagutwaye ntago tuvuga ukuntu bagutwaye kuko byaba ibintu bitunguranye cyane sibyo. Icyo gihe ndabyibuka wari ufite na performance muri arena. Yego nimba nibuka nimba cya gitaramo cyane nimba nibuka neza cya Omale cya gitaramo cya Omale. Abantu bibuke neza Omale igihe aherukira mu Rwanda benshi twarinebagiye hari n'abetibukaga ko Omale yigeze aza mu Rwanda. So which means ni harashize igihe kinini cyane. So iminsi 731 ngo y'amajoro udasinzira ariko ikintu cya mbere washimiye abantu ni ukwera ko ntago bakujajinze nta nubwo bigeze basimbukira kuri conclusion. Urumva icyo kintu ujya muri gereza ntabwo wari ufite bitewe n'icyaha bari bagushyize ku mutwe nyine ni nabyo nanavuze mani. Kumara imyaka 2 wicaranye impapuro zikupropose imyaka 25 mani ibyo bintu nyine biri depressing man biteye ubwoba nyine. Umuntu bitarabaho ntabwo yahita byumva buriya deka buri umuntu agutunze imbunda ni atakurasa ni nk'aba yakurashe urabizi nyine ubwoba uhita ugira nyine kugenda hari ahantu. Urumva nagize ubwoba ndavuga ubu abantu bagiye kumvaho urumva kuko sometimes hari igihe bahita baza urumva ntabwo hajya habura abantu baza bakavuga nyine ibintu batazi ifirme ubu ngubu abanyarwanda nyine bagiye kwita bambaho bankarabe urumva kuko ngiye mani njya mvuga ko mbayeho kubera abantu mani abantu nyine nibo kubw'abantu nyine tu ibyo zonge I respect people. So urumva rero ngiye naravugaga ngo ubuse nimba abantu nibabasha kumvaho kubera kino cyaha nkurikiranyweho noneho nzabigenza gute tu. So urumva ariko comment zagendaga ziva hanze mani zarankomezaga
akaba ari nazo zanatumye nyine mbasha kumara ino myaka 2 nkomeye nyine meze nk'umuntu wari umazemo amezi angahe kandi mani ni imyaka 2 bamfunze kera byatari. So ndabyibuka urumva wetse hari abantu babazaga momo na ndimo mpininga nimero yawe abashaka nimero ya dayipininze comment ndakeka ntibeshye pre 250 cyangwa se 0784513039. So iyo ni nimero ya Titi Brown urumva iyo niyo momo ye akoresha kabisa. Ndabeshya si yo nimero yawe? Yego niyo nimero yawe. Ubwo abamukurikira wese icyo bafite cyose ugashaka kunaga kuko nambonye abantu 3 cyangwa 5 barimo bayisaba. So Titi Brown yanti cyane twajyaga tuvugana kuko ngiye sire kubasha kuguhamagara ngiye waramamagaraga ko nyine uri hariya niwe washa guhamagara hanze ntago abantu ushaka kuba baguhamagara urimo imbere. Ndabeshya? Kimwe mu bintu wambwira ati se umusa kuko wari uri concerned cyane ku kintu cyitwa reputation yawe cyangwa se uko abantu bagufata. Ese abantu bazakira gute umunsi wenda kuko nyuma yaho waje umenyera wemera ibyakubayeho urabyakira ariko nyuma waratekerezaga ati se ninsoka bizagenda biti, sibyo? Twihuse ndagira ngo mpite mubaza ikibazo aka kanya. Warasohotse ejo bundi sinjya kuvugira ibyakubayeho, ubwo ibintu byakubayeho kimara gusohoka bimeze biti kugeza aka kanya? Nyine ngewe nsohoka nyine urumva nyine numvaga nisohoka nyine ndi excited cyane ariko nyine narasohotse noneho ubwoba bari bwo bwiyongera. Ndavuga se kuko mana yanjye ngiye kubaho gute urumva ko nshimye ko nsohotse urumva kandi nkaba nari mfite ubuzima mbere ubu noneho ngiye kubaho gute. Nyine ubwoba noneho bwari kubye inshuro nyinshi izo nari mfite kuko mani deka yewe ngubu mani sinakubeshya cyangwa se ngo mbeshye abanyarwanda urumva mani nabuze buri kimwe mani nabuze buri kimwe. Urumva ko nari nitunze nari kodesherezaga mani nyine nta kibazo nari mfite urumva ariko kubona ikintu nka kiriya n'abantu bagiye banyandikira inbox kuko babibonye nyine ko urukiko rwanzuye yuko nyine irandishye nari naregeye nayihabwa. Abantu bakanyandikira bambwira ngo mfungishe uriya mukobwa. Njyewe icyo nabwira abantu mani guhora n'ukwimana sibyo. Yewe nta mutima mubi n'ubu ngubu we abashije kunyandikira njye naramubabariye by the way naramubabariye kuko mani njye nizera Imana sibyo kandi cyane ubu noneho nkuko nabikubwiye ubu nabaye close ku Mana. Ntabwo njye nk'umuntu wabonye ubuzima bwa hariya ntabwo nakifuriza undi muntu kujya hari ahantu. Yego so urumva njyewe nahisemo kubyihorera ibintu byo kujya ngo kurega ibintu kuregera indishyi urumva bashobora no kuyamara amafaranga ariko nyine njyewe iyo wababariye umuntu bawaramubabariye nyine tu nta nubwo ayo mafaranga ntabwo yakuraho igihe cyose watakaje nta kiguzi na kimwe cyaboneka cyahindura ibyo bintu. So Titi reka nkubaze kantu gatoya tujye kugaruka ku byo twavuzeho gatoya kuko abantu benshi wenda ntibaragira muri gereza. Umunsi wa mbere bagufashe bakujyanye bamaze kukubwira yuko bakujyanye aho bita Madrid ukabona ko urahageze umusatsi barawuhanaguye za tentire zawe bya byose wari ukizifite cyagiye cya kiroso n'iki byose urumva umwana yakishaho urwembe ubona ko wiyambariye roza wabyaye ni iki cyagiye mu mutwe wawe? ubusa narirebye mu kirahure ndiruka nese mbona nsa nk'umuzimu mani nyine kubera ko buriya ubwonko butarakira ikintu mani aba ari danje nyine mani nirebye mu kirahure mbona uruhara ndavuga uyu singe kabisa urabati ntabwo ntibishoboka gusa yawe ariko nyine hamwe ubwonko nyine nibyo nakubwiraga icyo buhaye nicyo bwakira byageze igihe mbona uruhara ni rwiza ahubwo ndumva n'ubu nazongera gusubizaho direct umusa uko ibintu bimeze rega buriya ntabwo twahira mu marira atari kigera situation yose tukisekera tu baravuga ngo hagiye ngo life guhereza ngo lemon ugakora lemonade urumva. So nubango ko imyaka 2 dutakaje iminsi 731 ntabwo wayigarura sibyo.
ariko ikintu cya mbere ni uko accepting a situation urimo, then ukubakira nyine kuri icyo cyizere n'imbaraga ubonye abafana bamaze kuguhereza. Dore abana barimo baranaga kuri momo, nizere ko murimo kunaga kuri momo kabisa, sibyo? Ndore nimero na IP nzayishimwe Thierry, murabibona kabisa ko namwe icyo gukora murabizi kabisa. Tureke iby'amagambo tuvuga ngo twaragusengeye ngo twatukuri inyuma, oya tubigaragaze mu bikorwa. So dukomeje, abantu benshi babaye shock bro. Narabibonye abantu baranyandikiye cyane, abantu benshi babaye shock kumva ngo Titi Brown ngiki byo nyine n'ingufu kira gifite ushaka kubyumva, urumva? Ariko abenshi uretse ko nanjye ntatungoye cyane kuko naravuze, sinavuze ko iki bintu Titi Brown yabikoze gusa, navuze ati ibi bintu ku bantu bitewe n'akazi ukora, uri umwe mu bantu bahuraga n'abana batandukanye hirya no hino, mukabyina ukabigisha kubyina, benshi bakaza bagusanga ewana byinshi cyane, urumva? Suri umuntu wenda tuvuge ngo ni wa muntu dusanzwe tuzi adafite ahantu ahurira n'igitsina gore cyangwa se umukobwa, urumva? Niyo mpamvu abantu bagombaga kwitonda muri kiriya gihe mbere yuko bajudginga. Ari nacyo kintu nshimira abantu. Ni gake cyane twumvisha umuntu avuga ati Titi Brown ibi bintu ngo niko bimeze n'ibiki byose. Abantu bose 90% baravugaga ati n'abatagiye kumugaragara bavuga ati wenda bagushinje bagutera amabuye n'iki byose, bahisemo kwicecekera. So iminsi irakomeza, ubwo nangiye kugira ubwo mbere ko nangiye kubaza. So hashize iminsi barakogoshe, wambaye roza, kimwe kirashize ibyo 2 waje kugira aho uri yakira uri muri gereza. Uri yakira bavuga ati okay nta kundi reka nikumira hano. So iyo life yo kwiyakira muri gereza yari imeze iteye, wari ubuzima bwa buri munsi bwawe bumeze gute, wabyukaga gute, ibyo byose hari igihe cyageze ukavuga ati okay aha niho home mu gihe ntazi igihe runaka, aha niho home muri kano kanya, bya bimeze gute? Nyine urumva nk'uko bivuze byageze igihe ngende yakira, urumva? Ntangira kuzajya nikorera siporo, urumva? Nkasenga, nkareba gukora tureba televiziyo imageragere, nkareba indirimbo nshyashya ziba zasohotse, nkareba abahanzi bashyashya baje, urumva? So nyine urumva niyo yari routine, nyine nkandika projet, nkandika imishinga, urumva? Uko hariya nyine uba ufite umwanya uhagije wo kwitekerezaho no gushyira ibintu byawe ku murongo nyine tu. So nkaganira n'abantu bakuru, hari urabizi hari muri, hari abantu benshi kandi bakuru bakwicaza bakakugira inama, bakakwereka inzira ugomba gucamo, bakakwereka ibyo ugomba guhindura, nimba hari amakosa yandi wakoraga mu buzima ukayahindura. Donc ubwo nibwo bwari ubuzima bwanjye bwa buri munsi. So nubango hari igihe wibyukiraga ugahita ubikotana n'umwana bita muri akatavuga ati cara hano sha akakugira inama cyane. Ni umuntu mwiza cyane, ni umwana mwiza cyane, nabyumvishe. So ndaza kukubaza icyo kintu cyitwa umushinga, ariko aka kanya katwa turetse umushinga, sibyo? Kuko ubivuze. So uri muri gereza, sibyo? Wamaze igihe, hari abantu bazi ibyo byose, hari abantu bagiraga gutyo ukabona kuko hari muri gereza ntabwo uri yo uri wenyine, igihe kigera babona ko yaza kugusura. Hari abantu bagiye bagusura cyane, benshi cyane batandukanye, inzego zitandukanye, of course birumvikana family irimo n'abandi bantu batandukanye. Mwese sibuze amazina, harimo abantu batandukanye ushatse abantu bavuga nta kibazo. Ni nk'abantu bangahe washimira wavuga ati abangaba ngende iyo bamfashe mu mugongo baje kundeba bagize gutya? Tujye tuvugisha ukuri tubivuga n'abafana babimenye, abo bantu babashimire. Ndashimira cyane Junior Giti na timu ye yose, Chrissy, Dilani, Rufende bose. Ngashimira Arisudi cyane, urumva? Amazina muyumve mwa bantu. Giti na timu ye yose, Chrissy, Arisudi. Ngashimira Soshomura, ngashimira Bamenya, we nansanze nkiri brigade. Nkashimira umukobwa bita Chance, urumva? Man ndeka uyu mukobwa nyine wiyo mugezeho man, yitwa Chance man. Impamvu uyu muntu mugarutseho, ndeka ngera hari ahantu man, sibyo man? Nyine hari ahantu urabona nyine turya ubundi umufungwa yemerewe, urumva? Yemerewe igikombe kimwe cy'ibishyimbo, urumva? N'igikombe kimwe cy'ibigori na litiro y'igikoma ku munsi.
urumva iyo hariko hari na kantine, urumva iyo ufite umuryango wawe nyine abashuti zigukunda babasha kukweza amafaranga, urumva nyine ukabasha kubaho nyine ugatuma ibintu bisanzwe. Ngira ngo abantu bigeze no kubona ko nigeze kurwara igifu kikamerera nabi nyine kubera ko icyo gihe nari naratangira kubona amafaranga. So umukobwa yitwa Chance niwe yanumyeho aravuga ko agiye kwemera akazajya akora shift ebyiri, urumva ibaze ko yanyurije mani, yanyurizaga 50,000 buri kwezi kugera imyaka igera muri 2 mani. Bro, uretse gatoya, wait a second bro. Umwana w'umukobwa yaravuze ati njyewe nzajya nkora shift ebyiri kugira ngo ngiye ngufashe, ngo akajya akora 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Cyane mani, nyine ni ibintu urumva njye mvuga ko muri mideni ry'ubuzima sinzi nyine ikintu nzamwitura, urumva sinzi kabisa ewan, nyine byarandenze nyine tu, kubera ko hari ahantu mani udafite ikindi kintu kikunganira, nyine ntago ubuzima bwakorohera nyine tu. So nkashimira umukobwa nawe witwa Teddy, urumva Teddy, alright. Teddy nawe ndamushimira by'umwihariko kuko niwe yazanaga sister, yafataga essence n'imodoka amara hafi umwaka n'igice azana sister kuri visite, urumva kuko umuhanda wa Mageragere abantu bawuzi uragorana. Noneho nkashimira nyine n'abandi bantu mwese muri rusange mwanyereje amafaranga. Hari umutipe ndi hariya, sibyo deka nagiye kuko hari abaduhakantu kameze nk'akajeto, nyine amafaranga yawe aje baguha akajeto kakanditseho umuntu akoresha amafaranga. Kangewe ibi bintu byanguze ku mutima. Uyu muntu naravuze ko igenza murimo miliyoni 3. Impamvu ndi kuvuga ibi bintu ni umuntu nabonye yanywereje 2,000 by'amafaranga, 2,000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Reka numva nyine umutima urande, ndavuga uyu muntu doka mu by'ukuri umuntu ukohereza 2,000 nta mafaranga aba afite uwo muntu. Noneho ngewe mpita ntumaho nimero ze. Deka ikintu cyanangaje mani, urumva naragiye narahamagaye mani, nyine ahita ambwira ngo yo, ndamubwira bite mani, ndavuga rero banyita Titi Brown. Ahita ambwira ngo bite, ahita ambwira nyine ngo ngiye nitwa kanaka ndi umukozi wo mu rugo, urumva byarambabaje urubanza rwawe, urumva nari mfite 5 nyine ndamvuga ngo reka nkoherezemo 2 deka. Ibyo bintu byarambabaje mani, nyine biranashimisha. Ndavuga mani nyine naje gusanga nyine kugira ngo umuntu atange, it's not all about ufite ibintu bingana gute mani, ahubwo ni umutima. So wanted oya Teddy ni wazanaga sister, uwo ngo bamwita Janvier, no mujama nyine n'umujama bita Janvier. Ni umukozi wo mu rugo. Turabashimira bose. Bundi amakosa tugira muri no si nuko abantu bakora ibyiza tutajya tubashimira. Turabaha shout out twese. Chance big up kuri wowe aho hose. Teddy wagufashaga muri bigiye bya transport n'uwo mutipe bita bamutande. Bamwita Janvier, ni umukozi wo mu rugo simba yabadukurikiye. Nta kibazo hari hose, Imana irabibona ibyakoze, Imana izamukubira inshuro zitabarika. So hari abandi ni abantu muri rusange, ni abantu benshi abo bita ba Erika batandukanye, sister wanjye, mushiki wanjye, sister wawe. Reka nkubwire ikintu kimwe nzi, sister we yakoze hasi hejuru, urumva hasi hejuru. Nabibonye ejo muri urekurwa. Hari abantu benshi babonye Titi Brown cyaje bamurekura mu video, mwagiye mubona aba famille barimo kurira, buri hari impamvu bariraga. Ngenda bizi sister wawe man, nta hantu hamwe atageza ashoboka, ntari buye nari mwateguye kugira arebe ko wasohoka cyangwa se agira akuvuganira. So ugushimiye abantu bose muri rusange, abakuvugiye kuri social media, bagize byinshi bavuga kuri bagishyize hijwi ndetse nawe abanyamakuru muri rusange, harimo ba Jadi, harimo ba Scovia, mbese n'abantu bose sinzi nyine. Hari uramupeti wo kunyarwanda, harimo Punditi, my guy, uramupeti. So tuze gutya tuvuge rero ku kintu kijyanye n'inoza. Urubanza rwawe rwasubitswe inshuro zigera kuri 5.
abantu benshi twebwe hanze wenda situvuze ngo ujye muri details kuko nta n'uburenganzira dufite kugira ngo tujye muri details z'impamvu rwasubikwaga gusa kuri twebwe byagezeho bitubona inshuro ya mbere nta kibazo, ya kabiri ya gatatu tugeze turavuga dutangiye guquestioninga turavuga ati yakose ibintu bimeze bite urumva, kandi buri hagati ya appearance muri court yafataga nibura hagati y'amezi 3 cyangwa 4 urumva, so dutangiye guquestioninga turavuga ati bimeze bite, ubundi niho byatangiriye. Tuvuga ko Titi Brown ko abo bantu bagenda bakamusangayo Ndimbati yaraje, Kid yaraje, bose bakagusigaye, turavuga ati ni gute izi manza zabo ziba fast tracked bagasohoka bagataha, Titi Brown what's going on urumva. Ari naho twatangiye gutekereza tuvuga ati birashoboka ko hari abantu bashobora kuba biri inyuma ibi bintu kuko ibi bintu ntabwo biri nomo urumva. Niho wave yo kuvugira Titi Brown yatangiriye. So kuri wowe wenda suje muri details gusubikwa nk'aka kanya ubifata gute? Shangiye rero ibintu byo gusubika ubundi wenda nuko abantu nuko batazi ibintu by'inkiko buri ari ukuntu abacamanza bajya mu mahugurwa, kandi urumva umucamanza yagiye mu mahugurwa ntago nyine yakuburanisha nyine ntago yakuburanisha. Urumva rero ngewe haje kubamo n'undi mucamanza rufite dossier yanjye nayo urumva baramufunze akurikira muri cyaha cyo kurya ruswa urumva. Urubanza rwanjye ruza gufatwa n'undi mucamanza, urubanza rwongera kuza gusubikwa nyine kugira ngo haboneke ibimenyetso kuko urumva ngi nari mfunze ariko ibimenyetso bimamye cyane za nyine bitaraboneka. Okay, ibyo ubwo turabyumvishije. So ikindi kintu tugiye kuvugaho ni ikintu gikomeye cyane cyangwa se gisa nk'ari icyo cyahinduye ukuntu urubanza rwose urumva. Ikintu kijyanye n'ibimenyetso bya DNA byafatiwe muri lab forensic sibyo? Byasohotse nimba nibuka hari mu kwa 9 ku matariki 20 sibyo? Oya, ibimenyetso byo kuri forensic byabonetse tariki 19 z'ukwa 5. 19 z'ukwa 5. Okay. Iraki 19 z'ukwa 5. None Titi Brown sinzi nimba ariwe nabibaza gusa twabaye confused. Ni gute umuntu ajya muri gereza akagenda ashinjwa gusambanya umwana urumva bigafata imyaka hafi 2 kugira ngo ibimenyetso bya DNA twakekaga ko ari cyo kintu cyagakwiye kuba cyakozwe bwa mbere even mu cyumweru cyangwa mu kwezi kwa mbere kuki byafashe igihe kingana gutyo? Sha nanjye ubu ngubu icyo kibazo nanjye n'ubu ndacyakibaza ntabwo ndakibonera igisubizo kabisa, kuko ubundi njye mbona abandi bantu nkakurira abona urubanza rwa ba Davis ukuntu rwagenze nabo bagiye kubapima hakiri kare. Ngewe na n'ubu sindamenye nyine ikintu cyatindije nyine ko banjyana kumpima nyine ibimenyetso kajya hanze ashize imyaka 2. Anyway ibyo reka tubireke. So Titi Brown wararekuwe hanze, nizeye ko uko winjiye muri gereza atari gusohotse. Icyo kivugaho cyane unatubwiye n'ibyo mushinga wawe. Okay. Of course nkuko nabikubwiye ngewe nubwo maze imyaka 2 hariya ntabwo navuga ko byari negativity gusa urumva. Kuko byankujije mu mutwe kuko akenshi urabona hano hanze nyine twebwe nk'urubyiruko akenshi dukunda gukina n'igihe sibyo? Ugasanga nyine ntabwo tubayeho ubuzima bufite intego. Usanga urubyiruko nyine akenshi rwarabaye abapfakazi b'ibitekerezo ati ndashaka kuba uyu, ndashaka gukora iki ngiki, ariko ugasanga ibyo byose ari kubivuga ari kubivugisha umunwa kuko deka bundi baravuga ngo iyo ushaka kugera ku nzozi zawe urazigumana urumva. Kandi ikindi iyo ufite inzozi ugomba guharanira ko buri munsi nibura kuri izo nzozi zawe hari ikintu zikoraho. So usanga akenshi twebwe hano hanze urubyiruko tuba muri gahunda z'abandi ukumva tuvuge ndi nko mu rugo ndi kwirebera Netflix cyangwa ndi gupanga nk'ibintu kumva umuntu araguhamagaye ngati Titi ngwino hano hantu hahiye ngwino ahangaha hahiye. Ugasanga abantu bari gupanga muri gahunda zabo urumva, wowe akagukora muri gahunda zawe. Ugasanga ugiye muri iyo show bagukubisa icupa urumva, ntabwo by'ukuri izo gahunda nta n'izari zihari. Ugasanga ugiye muri iyo show usanzeyo abamineri dore ko aribo buzuye imihanda urumva nibo bari ahantu hose abantu bakuru ntabwo bagisohoka urumva. Ngo hagize ikintu kibaye ejo bundi bagushyize muri gereza urumva. So ngiye ikintu gereza nini yamfashije ubundi urumva gikomeye urumva gikomeye
nako nabashije kwisobanukirwa, kandi iyo wisobanukiwe uranasobanuka man. So ubwo wari uri muri gereza ukajya utekereza ku buzima wabagamo n'ibiki byose, bicara batuza mu mutwe, nawe utangira kuvuga ati ntekereje ndabona ntabagamo mu buzima budafite intego. Wicara hasi utangira umushinga. So uwo mushinga wakotangiye cyangwa se wakoze n'uwuhe, kuko wavuzeho inshuro zitandukanye? So urumva ngewe ubundi ikintu cya mbere nkunda nshaka gukora sibyo, kuko deka nyine nkuko ngewe nkiri no hanze ngewe urabizi ko nafashaga ababyinnyi bagenzi banjye, ngira ngo ndi no mu bantu bakiriye abandi babyinnyi inzira. Urumva akaba ariyo mpamvu maginga ya dance ubu ngubu ifite ikintu imaze kugeraho sibyo. So urumva rero ndi muri gereza nasanzemo urubyiruko rwinshi pe kandi rubabaje. Urumva urubyiruko usanga nyine bahora mu magereza kubera kwiba, kubera kunywa ibiyobyabwenge. Urumva benshi ngira ngo abantu babonye kwa Yago hari abana twari turimo turabyinana. So bamwe muri bo twaraganiriye bakanganiriza bakambwira ngo Titi nyine urabona twebwe duhora mu magereza kubera ko tubara occupation, kandi deka buriya leta yacu sibyo ifite ikibazo cy'urubyiruko ruhora mu magereza gutyo, kuko bamwe bagenda bakagaruka, bamwe bakagaruka, kandi 70% rufunze mu magereza ni urubyiruko, kandi tuzi neza ko urubyiruko mani arizo mbaraga z'igihugu sibyo. So urumva rero nimba 70% ari byo bifunze kandi ari urubyiruko, urumva igihugu cyacu naho cyaba kiri kugana musaza. Urumva rero naratekereje mu kintu cya mbere nshaka gukora, ndashaka gushinga ishuri ryo kubyina, dance studio sibyo. Ariko none iryo shuri rigatangira gufasha bari abana bava mu magororero sibyo, kubashakira occupation, kubashakira aho bajya, kuko bamwe muri bo twaganiriye nasanze ikibazo bagira wenda atari uko wenda bajya kwiba kuko ari choice yabo. Yego hari ababikora kuko wenda ari ingeso, ariko usanga akenshi abana iyo bavuye mu magereza usanga iyo bageze muri societe nyarwanda irabajajinga, cyangwa se ugasanga imiryango yabo nyine mani ntabwo iri kubakira. Urumva ngewe naravuze ngo kubera iki bari abana batazajya bava mu magereza none ngiye nkabafata. Urumva uko ngiye kubyina bifite abantu byari byarangishije, nubwo ubu wenda naraburije kubera ko nari narafunzwe. Urumva